kujyana indabyo kumva y'umuntu wawe uwo ni umuco uwo ni umuco yego yababyise guterekera ibyo nakazi kabo kandi nakubwiye ngo uwarwanya icyo ukamubona mu kirenze icyo vraiment umugore ajyanye indabyo kumva y'uwo bashakanye uwo babyara papa w'abana be umva handi yashatse yantamara n'umunsi wose yego ikibi nuko abana babwirirwa ariko aho niho hari umuntu baganiriye igihe kinini bamaranye amasaha menshi niwazi none udatangiye ngo agiye guterekera byose bitwaye iki ko hari ababifata nk'inzira yo gusaba inde diaspora inde usaba uyu mudamu se byitwaye iki none se ntiyacitse amaboko none se uwo mugabo wari umutunze n'abana arahari none se gusaba bibi cyaha niba ikibi ni ugusabiriza cyangwa kwiba cyangwa ugafurusa cyangwa ugatukana kuko tugira abasabirizi muri za gare yabona ntacyo ufite noneho amafaranga yose aba muri telefone kandi wasanga nta na telefone afite ngo umwohereze wenda n'icyo gihumbi akagutuka ikibi ni ugusabana uruhato no gusabiriza no gusaba nabi ufite uguha ariko sha none se iyo tuvuga gucinya inkoro ariko iyo tuvuga gucinya inkoro si ugusaba ko abagabo se bazicinya bambaye amakositimu agura 100 iyo ugira imana arasaba gahabwa none se sabe iyo ajyanyeyo kamera ntago yayiguze imodoka se inywa amazi ninywa karubira uwo mwanya se agiye gutira usororo nise agiye gushyiraho indabyo reka mvuge nibikomeye bazantukire rimwe Right, JALAS Official TV turabasuje tubifurije ibihe byiza amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye tubaha ikaze ku makuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi twicaye muri Urban Hotel ahantu heza cyane hari amafu ndi kumwe na mugenzi wacu Karegeya Jean Baptiste tugiye tubana mu bihe bitandukanye akaduha ibitekerezo ku ngingo zimwe na zimwe ziba zivugwa numvise principe ye amubwira ati teresi nkijyaho ariko nsesengura ibyavuzwe iby'abantu bazanye bikajya hanze tere ntago nayihakanye 100% nuko ari zo mbaraga icyo naguhakane ni ugushaka ubwino yego ntago ndi mu banyamakuru b'ubwino ababubona barabuzana hanyuma tugasesengura icyo ubwino nicyo nahakanye yego ariko tere ni gake cyane yego ndakwakiriye ngo ayikaze kuri JALAS asante sana kuri JALAS TV n'abayikurikiye niba ibyo dukora bibafasha tuzaboneka yego ubwo tubwire n'abadukurikiye ko mushobora gukurikira ibiganiro bya Karegeya Omar kuri channel ye bwite yitwa Karegeya Omar Pano yego mugakora subscribe mukabana nawe barabikorana n'abashimye cyane ariko ndabizi ko bariyongera hari n'abatarabimenya bazabibamenyesha nanjye nzashyiramo akabaraga benshi abo tuziranye ariko nzi ko abo tuziranye nabo baziranye n'abandi barakomeza rwose nta rwose nabo gushimwa pe so rero inkuru zo zirahari ndagira ngo tuganire ibintu bijya muri nk'ibibiri mu minsi ishize twabuze umupasiteri wakundwaga na benshi cyane ndetse ndibuka ko umunsi nyirizina twamenye iby'urupfu rwe twagiranye ikiganiro uvuga uburyo yakabaye isomo nubwo agiye ariko nubwo bwose byagenze gutyo habayeho kumuherekeza ndetse byagenze neza gusa ndabona muri iyi minsi noneho ibintu byongeye gufata indi sura ariko nabivuga nyuma y'uko umudamu we agiye kwirimbi kumwibuka akajyana n'abarimo abanyamakuru ndetse bafata n'amashusho babishyiraho abonye bamwe mu barokore bagenzi be bamwikoma ngo yaterekeye abazimu kuko yagiye kwibuka ntago mu kirokore ntago byemewe menya bitemewe kujyana indabyo ku muntu wawe ngo ni uguterekera abazimu okay komeza abandi bati mbona hatagiye kubuka inkuru zivuga ngo afite umwana yabyaye hanze nabonye ariyo nkuru isa nkaho ishyushye abandi bati abantu bakomeje gucuruza umupfu mu nyungu zabo Karegeya ibi bintu
akanyuma uvuga gucuruza urupfu rw'umuntu atari we wamwishe nta kintu mbonamo kirenze biterwa no gucuruza none si isanduka bamushyinguyemo ntabwo yaguzwe ubusaba baje b'amasanduku n'abacukura imva ukomeza umuntu bamuvuga no biragora kuvuga ku muntu wamaze gupfa nabyo ni ikindi kimenyetso kandi bikava mu bantu bitwaga ko bakorera Imana ariko hari ibidashoboka ntabwo kuba umuntu yapfuye ntabwo muzajya gukaraba ngo munywe fanta z'ubuntu kuba umuntu yapfuye ntabwo muzamushyira mu mva yacukuriwe ubuntu kuba umuntu yapfuye ntabwo muzamushyingura mu isanduka yacukuriwe ubuntu kuba umuntu yapfuye ntabwo indabyo uzashyiraho uzagenda ngo baziguhere ubuntu nta birenze so rero kuba niyo nkuru yatangazwa ikibazo ni mu mitwe y'abantu bumva ko ukorera ubushake cyangwa ukora neza agomba guhembwa ubusa iyo myumvire nayo igomba guhinduka gukorera ubushake gukora igikorwa cyiza gukora igikorwa cyiza ntabwo gihora ari ubusa kuko nacyo kigeraho hari ibyo byagusabye yego none se umunyamakuru niwe yajyanye kamera ntabwo yayiguze none se ntagomba kuyitangazaho none se nayitangazaho bikamwinjiriza bitwaye iki okay hanyuma rero ndabizi nta nubwo ari n'abanyamakuru gusa n'abapasiteri benshi babonye amatopiki byaduhaye n'isomo tumenya isura ya bantu bitwa ngo barasenga tumenya situation muri ADPR uko ihagaze tureba uko bimeze hazamo n'utundi kandi ADPR ntabwo bwari ubwa mbere barabanje biba amafaranga miliyari 3,200 bajya kuburana bambara iroza ibyo bibaho icyo gihe bavuga ngo birwa bakusanya amafaranga mu baturage ngo bishyure BRD ntibayishyura hoteli irubakwa BRD ishaka kuyiteza sinzi aho byahereye ibyo biraza tumenya ngo tubona amavideo umugore w'imuhanga nawe ngo yari wo muri ADPR Gahogo ibyo birashira Pasteur THEOGENE ibyakurikiye urupfu rwe tuza kumva ngo yaratwaye abantu ngo aje gusezeranya umwe yavuye muri Amerika atabwiye uwo bashakanye ibyo byose turamenya na situation THEOGENE yapfuye mugasanga nazo ni ikindi kibazo none hajemo no kuvuga haza ibyaba Vitali na Prezil me izo nkuru hari umuntu utari umukristo wa ADPR wari wazizana Karegeya Yanze ivugaho hari wari wambona mu rusengero rwabo neza bashaka nzivugaho kubusa erega nabo ni part of society yego nerema de la société kandi batwihishemo igihe kinini batubeshya ibyo bintu byose ubushire nakubwiye ngo ni igihe ushobora gusanga sinsenga cyane yego ushobora gusanga ari cyo gihe kibaje uvuga ngo dore abantu nabahaye uko babayeho ibyo bintu byose bibaye mu myaka igahe ntabwo ari myinshi wenda usibye iby'urubanza rwa kuri Dove Hotel n'izo miliyari nirwo rwabaye imbere ya corona ariko ibyo bindi byose biri kuba muri kino gihe babyumva batangiye kwivamo batangiye kwigaragaza abo bari none bati afite umwana hanze well and good umwana nabyo biravugwa n'abapasiteri yego ari n'uwo mugore wenda yateye inda wasanga n'abari umupasiteri niba ari byo cyangwa se n'umugore afite uko abivugaho ari n'ibindi nagiye numva ariko se iyo ndayiteye ryari that's one wenda atararokorwa niba yarayiteye yararokotse ndivuga nyine nese ubundi ibitsina birasenga ko asenga umutima ariko umutima ukoresha igitsina oya umutima utekereza ikintu ukabwira ubwonko bwakakomanda umubiri wose babyumva ku bintu byoroshye ku bintu byoroheje ubwonko ku bintu biremereye umutima niba ari ikintu utekereza gushinga ishyaka gushinga ikipe gushinga cano aho ngaho ugisha umutima inama igihe kinini yego ariko iyo birangiye umutima ukabwira ubwonko ngo are abyumva ubwonko butakomana cyane yes nuhura n'umukobwa ukabona wamukunze bizaba ari ibiremereye umutima ugisha imitima inama ndamuturuka hehe ndagira gutereka nihangane urambure bibiliya yawe ugire gute ariko umutima nufata umwanzuro ukabwira ubwonko nako kanya so bivuze ngo abari mu nsengero n'abantu ntabwo sinakubwiye umuntu usengera niba mu bice byazabatsinda nawe wateye inda ahubwo akanihakana n'umwana ibyo ni ibyaha bibiri ari inda yayiteye umukobwa yarakuze byo ndabyumva ariko arabanza umukobwa abataye ishuri icyaha cy'ubusambanyi kuva mu ishuri k'umukobwa yateye inda noneho no kugira gute
no kwandagara k'umwana ngo nibibaye bitatu ubwo baravuga ngo naremereje ibintu rero urasambanye basi kuko uri umuntu ariko se nyuma ya bwabo umuntu ukurikiranye barakubwira ati ndayarinjiye direka da barakubwira andikisha umwana reka singe nteri ndagiye nyine muhe mituweli mujyane ku ishuri ashwi ubwo noneho hari icyaha wakoze ku mana itegeko rya 6 waryishe kandi buriya nari amategeko niyo atana haba ndabizi neza ko n'abavuga imana bataraza byari icyaha urivuga ko no kugiye cya cyami banarohaga abakobwa batwaye izo nda ariko kubera ko nta mategeko yari ahari ntago bakurikiranaga bazi bateye uragikoze icyo gusambana ugize ibyago cyangwa amahirwe kuko ngiye ku bwanjye mu myemerere yanjye yego biragoye none bazantera amabuye ubundi imibonano mpuzabitsina yego itari mu rukundo yego nivemo n'urubuto yego abari ni perte de temps ubutaye umwanya ubutaye amafaranga ubutaye n'imbaraga niko bimeze abantu ntibakabanarize burya impamvu usibye na Bibiliya itaraza niyo naba narayisomye cyangwa narasomye ayo mategeko gusambana kibi cyakiremereye impamvu abantu bakiremereza nuko kibera mu muntu imbere ariko nanone aho kibera kaga nuko icyaha ubundi cyakabaye kubabaza mugenzi wawe ukabanza ukamusaba imbabazi kira ni icyaha kishimisha nta ubabaza undi sibyo yego aha cyapanzwe nta ubabaye mwapanze kiretse viole gufata ku ngufu n'abana batabizi ariko muravuganye sibyo nta warega undi buri wese yishimye n'undi arishimye sibyo so cyagombye kuba rero ahantu habayemo gukundana quelque soit le pourcentage 20% ushobora kuba mwakundanye iryo joro cyangwa umunsi umwe cyangwa ukwezi ariko bikarangira gutyo icyo kiba kigukavaringa we muharuma ntacyo wishinja kuko uwo muntu wamukunze wemera ko mubikora ariko iyo ntuzi ukoze wirengagije ko hari ababikora by'umwuga by'akazi bira nukwabiza by'akazi amara mukose aho ntacyo mvuga abo ngabo niba babigira nka source de revenu alternative source of income yego aho kugira ngo asabirize uretse gatoya mbaye nkirekeye aho hanyuma rero havuyemo bya bintu mwabikoranye nta no harm nta wahohoteye undi none kuba wagombye kugarura amaso inyuma kuko muzongera muhure nimuhura akakubwira ati dore natangiye guciragura nabuze imihango yererere utangire uti ndagaramye aho kugira ngo ukurikirane urubuto rwawe simvuze ngo sinamamaje imibonano mpuzabitsina idakingiye ariko niba yabaye umenye n'icyavuyemo hanyuma rero arabikubwiye ntumufashije muri consultation prénatale ntumufashije muri maternité rekada uti ndihakanye umwana baye mayibobo iyo mayibobo yitwi yawe ayo namaraso yawe yirwa zerera mu muhanda ubwo urumva ande hori icyaha kiri biblique tugeze mu byaha social yego icyaha social donc uhaye igihugu mayibobo sibyo umwana utiga uhaye igihugu mayibobo kandi reka mvuge nibikomeye bazantukire rimwe n'umuteroriste umwana utarirwa n'ababyeyi ntuzavamo umuteroriste iyo ni bombe uteguye wowe uzaba utariho ariko ni wa wundi uzajya akina futa agacunga igicamu n'undi utagira impuhwe kuko nta wazimugiriye uhaye igihugu mayibobo uhaye igihugu kurerera kandi ari wowe donc icyo ni icyaha kuri societe buriya rero ahenshi abasenga n'abadasenga icyaha kuri societe nicyo gikomeye cyane uwo mwana azahora kubita agatoki ku kandi nyina azakubita agatoki ku kandi baramubawe nyoko bukwe none nabo mu muhanda umunsi nagira uwagomera ati nk'iki nicyo kwandi urumva very good hanyuma rero bati pasteur THEOGENE ni umuntu niba byarabaye it's okay ntabyo nzi nta gihamya cyabyo biravugwa n'abapasteri bagenzi be ariko byarabaye
video yavugaga ngo iki ngo murafasha abandi nimuhere wenda wasanga nyina yaramuhisha uwo mwana kuko bya byose Pasteur THEOGENE hari abantu bajya bakurya ko numvise uwo nyina bavuga wo mu Gasata uvuga oya kandi yaramenye ngo ahubwo ko Theo ngo afite urugo mu Gasata nyine umugore we wisezerana ahubwo icyo numvise cyo nyina avuga ko Theo yamufashaga ndetse nta n'ikibazo cyari kirimo noneho apfuye ahubwo mukase ntiyakomeza kuba abantu bari kugaragaza Theo cyane ujye uvuga abarokore ariko abarokore yembe bimenye nona byahereye mu barokore yego kuba abarokore bari kugaragaza Theo nk'umunyabyaha bose ni intungane okay komeza icyo rese kwisi hari umuntu wambaye umubiri utakora icyaha wari wamubona oya mbwira abadukurikiye batubwira ninde wambaye umubiri utakora icyaha ntawubaho nkurira umunyabyaha rese hariya ni mu ijuru irasinze yubatse mu masima na bloke sima zisanzwe yego ese umuntu wagezemo yamburwa umubiri yamburwa ubumuntu nese abakobwa bariyo ntago bafite uko bakurikirana mu bwiza nese abagabo bariyo ntibafite uko bakurikirana mu myambarire myiza nese abapasiteri barimo ntibafite uko bakurikirana mu kwigisha neza as long as ucyambaye umubiri ubasha kubona ibyiza n'ibibi ubwiza n'ububi bw'iki cyangwa kiriya uri umuntu urabumva uri umuntu amadini cyabereyeho niyo encadrement yo kugushyira mu mwuka urenza wahuri by the way ntiwagombye kuva huri ahubwo byagombye kuza bigufasha kumanaginga ibyawe neza burya amadini ibihugu biyakoresha neza abantu basenga bagombye gutera imbere ariko marerezuma mu bino bihugu byacu umuntu agenda akatura ko yavuye ku nzoga yavuye ku busambanyi byarangiye ariko ugasanga atingana si ubusambanyi ugasanga atikura yirukanisha abantu ku kazi ese ni ibiki si ibyaha se ugasanga yicisha abantu inzara nta utakomangiwe ngo bakugamishe warangiza ngo naretse gusambana no kunywa inzoga izari zigutwaye iki ubwo ahubwo yo gukomeza ukigotomerera uri umuntu urumva aho bakoresha amadini azaje gusayidira leta n'abantu kuri ubwo buryo bwo kubaho kubana neza mu mahoro kurya musenze kuko bituma mwiyumvanamo mukaryama kare nta unukira undi nzoga byo hari icyo bifasha mu rugwiro mushobora kugirana n'uwo mwashakanye hanyuma ya mafaranga wanyweraga akavamo minerivare y'abana umwenda w'umugore cyangwa w'umugabo inzu imodoka ibintu nk'ibyo ariko uzanabirebe kubera icyo abo bantu umuntu yigeze kubaza hari akavideo nigeze kubona umuntu amaze ati ufite imyaka ingahe 60 umaze imyaka ingahe ukora 35 aramubwira ati wakoreraga ngahe aramubwira asanga muri iyo myaka yose umuntu amaze gukora miliyoni 90 ati uziko zino miliyoni 90 zirimo kwasteri nawe arongera aramubaza rero wowe se umaze igihe kingana ikiri yari umurokore none se iyo nzu iyo kwasteri urabifite kuki utabifite se kandi niba wiri kuvuga ko waretse inzoga ko nta kigaragaza urusha abakizimu ubutiku idini rizima ni ubundi bagomye no guhishirana cyangwa kuremerana nk'uwo mwana bitagombereye ko ajya kuvuna umugore wa THEOGENE hakaboneka undi muntu umurokore twari tubizi ko THEOGENE afite umwana handi reka tumufashe tukomeze dufashe wa mugore we ahubwo bagiye muri media baragize bakareba Karegeye gese nagize ni muri ibyo byose si binyizanira nari mbizi hari warambona mu rusengero rwa Pate ko yarasambanaga si umuntu se none se oya Yesu navugaga ngo utarabikora amutera ibuye turi hano utarabikora namutera ibuye aya nta kameme si umuntu se abantu tugende twigire marayika wenyine niwe utarangwaho ibyo bintu paswe nta gitsina agira nta ndagira nta sonza nta nyoterwa nta shyuko ibindi sabandi turi abantu maidia ibyo bintu baba babeshya abantu ugasanga community yubatswe n'ibyo bintu by'ibihuha dore rwose barirwa barazenguruka twiriwe mu materaniro amavuni n'ibiki baravuza ibicensha ingoma reka sinakubwira n'abantu uho nakwemera nuko yazamuka
Imana ikamwicaza mu giti atacyuriye akaturamo ariko nakenera yanzo ya nyiri byondo nakenera guturana n'umunyatabe n'umunywarumogi n'umunywanzoga bibaye ngo uri umuntu udasanzwe Imana yakuvana yagushyira mu isi itagira inzoga itagira ibyaha itagira gusambana itagira uburi sarokotse nani bagakabye kameme nubwo bugambo bwabo buri kuvugwa muri bo abo hanze y'insengero baratekanye turatekanye iyo ufite ahantu unywera agacupa kawe wenda ukaba ufite ukubanye na nyirakabari waba utari ufite akagukopa bitwaye iki ariko undi we aricara akubeshya yakuguza nta kwishyura THEOGENE yarabivuze yavuze ati iyo nshaka mba narabaye umwesikoro nk'abandi bapasteri mba naragiye mu nzu yanjye hakiri kare atari ko nanze kujya agenda mbeshya abantu ngo ndabasengera mubone ibi niba koko byarakomeje kuko ururiya rupfu rwe bavuzeho ko ngo yaragiye gusezeranya abantu bakwebye abandi bashakanye icyo nta gihamya cyabyo mfite ariko nzi ko umwe yashyinguye Uganda undi agashyingurwa sibizi ibyo bintu byose rero niba tukijya gusenga niba tujya gusenga tukivanga muri utwo tuntu tw'abantu bahanze barangiza baba bari kumwe ngo abisi ngo twese muri abahe kandi kwisa ubwo muhari kuturusha cyane muratikura muratikura bagenzi banyu murabona abandi nk'ibimonyo kandi ari abantu abikomye umudamu wa THEOGENE bavuga bati ntago wagomba gufata indabo ngo ugiye kwirimbi ufate ujyane nabonye bitsa cyane ku munyamakuru Sabe wa isimbi niba ari uko wenda hariho byarebwe cyane ariko n'abandi banyamakuru batandukanye bagiyeyo bati rwose uri gushukwa nande se bo okay reka mbyumve gutya kambyumve gutya no gutera imetero ejo ushobora guhamagara undi akabibona ukundi kujyana indabyo kumva y'umuntu wawe uwo ni umuco yego yababyise guterekera ibyo nakazi kabo kandi nakubwiye ngo uwarwanya icyo ukamubona mu kirenze icyo vraiment umugore ajyanye indabyo kumva y'uwo bashakanye uwo babyaranye papa w'abana be umva handi yajya yashatse yantamara n'umunsi wose yego ikibi nuko abana babwirirwa ariko aho niho hari umuntu baganiriye igihe kinini bamaranye amasaha menshi niwazi none udatangiye ngo agiye guterekera byose bitwaye iki hanyuma wenda ikirenze bashobora kuba bagaye no gutwara itangazamakuru kuko ntabwo ibintu dukora byinshi ni byiza ariko byose ntabwo tubishyira muri media yego aho niho hahera na cya kintu cyo kuvuga ngo wenda ngo nugucuruza ariko nawe ashobora kuba afite icyo ashaka wenda ashaka video azakarasa ni uburenganzira bwe ariko kuba wavuga ngo ikintu cyose ugiye gukora ninjya guha umwana amata mpamagare media ninjya kuhagira umwana wanjye mutoya mpamagara itangazamakuru ntabwo ari byo apene wafata ifoto y'urwibutso kuri wowe ariko kubijyana mu itangazamakuru rirabisakaza ariko biterwa nawe uko abyumva abanyamakuru batumiye bagomba kwitabira nyine ahubwo rimwe na rimwe bakaba banamuca n'amafaranga ngo nuko agiye kureba imva se wagirayo ubuntu atega ufite imodoka yese nangwe essence ahubwo yagomba kuba yarabahaye n'amafaranga kwara bifata nk'inzira yo gusaba inde diaspora inde usaba uyu mudamu se byitwaye iki none se ntiyacitse amaboko none se uwo mugabo wari umutunze n'abana arahari none se gusaba bibi cyaha niba ikibi ni ugusabiriza cyangwa kwiba cyangwa ugaforusa cyangwa ugatukana kuko tugira abasabirizi muri za gare yabona ntacyo ufite noneho amafaranga yose aba muri telefone kandi wasanga nta na telefone afite ngo umwohereze wenda n'icyo gihumbi akagutuka ikibi ni ugusabana uruhato no gusabiriza no gusaba nabi ufite uguha ariko sha nese iyo tuvuga gucinya inkoro ariko iyo tuvuga gucinya inkoro si ugusaba ko abagabo se bazicinya bambaye amakositimu agura 100,000 iyo ugira Imana arasaba gahabwa ikibazo nuko ushobora kuba warabaye uri gica nta nuwaguha cyangwa se ukabaho ubayeho uri ingunge mu ishyamba utakucinya inkoro ngo bayumve ariko sha siko musetsa ariko nk'abo bantu bavuga ibyo bumva bakoze muki ese ni gute ushobora kubona umuntu inzira yatuma umuntu abaho yabashire kubona yo yamugeza kumuhesha imibereho nta yindi umwereka ariko ntushaka ko nta yindi ayinyura wamutunga biragoye ni bamwe uvuga ngo nareke gusabiriza namwereka ubundi namucira indi nzira namushakira undi mugabo usimura THEOGENE
cyangwa se ashaka utunga urwo rugo mu mwanya wa THEOGENE tubirebe none uzaba yabikoze azavuga ati madame hagarika gusabiriza abana bafite ubarihira ufite ahuba amazi n'amashanyarazi birishyuye urambara urarya cyo ntacyo ariko si uwo muntu uvuga gutyo akora iki kugira ngo uriya mudamu abeho nk'uko yabagaho agifite umugabo bajye bareke kubeshya na wangu mugenzi wanjye Sabe twarakoranye ku gihe yaravuzwe muri dosiye ya Ndimbati urongera uramugaruye ariko bijya bingora kuvuga kuri bagenzi banjye reka nifate aho bishoboka sibyo ariko nemera ko abari mu kazi yego nakubwiye ngo uwo mudamu wa THEOGENE niba yarahamagara abanyamakuru akabajyanira Rusororo iyo ampamagaramo ngewe yari ku 50,000 kuko Rusororo ntabwo natega ngo ngeyo kubusa none se Sabe iyo ajyanyeyo kamera ntabwo yayiguze imodoka se inywa amazi ninywa karubira uwo mwanya se agiye guti Rusororo nise agiye gushyiraho indabyo inshuti none se nyine ubusa aramunenga mu ruhe rwego akazi ni akazi my dear akazi ni akazi nkuko kubaza amasanduku ugategeza ko abantu bapfa yewe yajya no gusenga akavuga ati mana ko badaheruka gupfa ngo mbone abakiriye mana umpa abakiriye none bazana umuzima none se wowe ariko ujya ubona imihangayiko iba iyo inkuru zabuze mana uzana inkuru tubone icyo tuvugaho abusaba ko niyo badakora inama muvuga iki tubarenge se tunenga abanyamakuru bakora inkuru kuBakono tunenga abanyamakuru se bari gukora inkuru kubagatabaza atari mu maboko ye nenga se ngo bigende bite oya ubusa reka nkwereke ikintu kiremereye cyane tunenga umuntu ushoza intambara ngo atange amahoro intambara se ntuyizi intambara ntabwo ari ubukwe habamo gupfa habamo depanse habamo iki sibyo none se ubundi umuntu wize kurwana iyo nta ntambara ihari aba yishimye mbwira nyine none se buri muntu rero aharanira ko akazi ke kagumeza kabaho none se umuntu ufite uruganda rw'amavuta rw'ibiryo aha okay niko reka nkubaze uzi ko ibishimisha Bralirwa niki si inyota yanjye na Skol si inyota yanjye yego izi nganda z'ibyuma ziri kuza bakavuga ngo urubyiruko rurangirika inyota yacu siyo baprofita none se Sabe za profit iki aho profita izo nkuru zasohotse ayo ma evenoma twese regari twese none se unenga agira base nanone ujye ugira icyo uheraho ese uwo muntu adakoze ibyo yakora iki ngo no gucuruza umupfu ubwo rero ni nkaho uzavuga ngo meya ngo acuruza abaturage ntabwo yaba meya abaturage badahari si sawa se ni ngo ukubwira meya ngo reko meya ngo nkatwa abaturage iyo tutaba ari kuba meya wandi ntabwo ari kubaho nyine ntabwo yari kubaho sibyo se ni nko kuvuga ngo liberateur uvuga ngo iyo tutabohwa wari kubohora abandi ariko se niba bohoye abantu yimwe niryo zina rya liberateur oya ni ngombwa buri wese muri domaine abantu bubahane sibyo se buri wese muri domaine ye ikibi nuko wakora icyo nakwita de demo choisir au moindre donc ikibi nuko wakora ikibi kirenze hari ikiringaniye kindi wagakoze cyiza yego ni nka yandaye wambwiraga ubwira ngo harabaho none se abeshweho n'iki kindi niba arazunguza bakamwirukaho niba tarize wenda uwamuteye inda yaratumye ava mu ishuri ntarangize kwiga niba yarabuze umurihira tiveti kugira ngo kuri iki avredire abankuriki babyumve pe nuko bimeze niyo mahitamo nta yandi mahitamo nese se kurara ku gipangu cyawe yanura twenda tw'abana wari wanitse biragoye ibyiza nuko yagendaga kuri cyaha we ku giti cye kimwangaje we wenyine aho kugira ngo akore ikimwangaja na societe nanjye cyangwa se bimujyana amageragere cyangwa kwa Kabuga cyangwa iwawa cyangwa igitagata ibyo ngibyo niba bihari ari nariyo mpamvu mu nshere inzego ziberereka ko bivuze ko bahari hari igihugu kitagira indaya wari wumva leta izica yazikoresha iki zagiye muri ako kazi kubera ko yaziburiye
akandi right oya ibyo byo kinumvikane neza njyabona n'abantu benshi bakunda kukivugaho bakavuga ngo abanyamakuru nk'umuntu apfuye ngo barahurura na kamera ariko se yaza atayifite ariko se kuki batavugira uwimva uhurura n'ibitiyo bakavuga umunyamakuru nakubwiye ngo kuba umuntu yapfuye arajya mu mva yacukuriwe ubuntu arajya mu isanduku yabarijwe ubuntu imbaho se kuki bareba icyo hanyuma se kwasiteri ijyana abagiye gushyingura ntiyishyurwa cyane uzi kuki umunyamakuru uzana kamera yaguza ariwe ugomba kubikorera ubusa oya niba byumve njyewe wenda ikintu nakumva reka nkubwire ikintu nakumva nabonye babikoraho bit cyane umuntu wenda ushobora kuza agakora stand up ni imbaraga ze nabyo navuga ko ari imbaraga wenda agize zo kuba yahagarara mu bantu akavuga ati turi kwirimbi wenda nabo ngiye kuri nge numva nta gishobora ariko ugishoboye rero akaba afite izo mbaraga zo guhagarara mu bantu akavuga ati turi kwirimbi twaje gukingura ngiye ntago nazo wazibona ntago namutera wazibona akazi nakazi uzifite ari nkeya ohereza kamera n'undi uzifite kamera ariko ni yawe bizajya kuri channel yawe cyane ntago ari ngombwa inkuru zose se tuzijyamo oya ushiramo uyiyoherezamo uyishoboye ariko ikinyenzi ushaka ni content kandi nutayishaka ntawe uzayikuzanira abantu tugeze oya vraiment aho kugira ngo abantu babeshweho no kubwirwa ibinyoma cyangwa se uburimburimbu amashyengo gushyeshya wabwira ukuri kuryana kugera aho kukamenyerwa idea ukuri kuraryana ndabizi pe banavuga ko ngo niba gukuri ngo kuzamuka escalier ikinyoma kigenda muri ascenseur kikagerayo mbere ariko uzarebe igihe cyamara ubu nta bantu uri kubona bamaze imyaka 20 n'ingahe muri systeme ku kinyoma bakaba bari kugaragara uwavuze ukuri se ntaho by the way nubwo utatunga nk'ibyabo ariko uburiho pe abantu rero bashaka ubeshwaho n'ikinyoma kikwirukanse ugere muri etage ya 12 vuba ariko uwukuri akigenda kuri escalier bunyi nawe azagerayo ashobora no kuhagusanga ariko wowe ukahamusiga ni hame abantu tubabwire ngo iki koko tubabwire ngo iki igihe cyose mbere yo gukritika ikintu banze umenye ngo uyu muntu arafite option plan B yo kuba yagira ikindi akora kikamubeshaho yego niko bimeze yego banze mbwire abadukurikiye ko hari application nziza cyane iyi ni application yitwa Linda yo muri kugenda mubona icaho na application mushobora gusanga muri telefone zanyu munyuze muri Play Store ndetse na App Store ikagufasha kuba wabika cyangwa se wagira umutekano ku bikoresho byawe ibikoresho biri smart telefone tablet televiziyo computer camera ibyo bikoresho byose ntabwo wataka ngo bakinyibye mu gihe waba wakoresheje iyi application ya Linda kubera ko nicyo yaziye ahanini no kuvuga ngo igikoresho cyawe cyose ufite gifite serial number wemerewe kugishyira muri iyi application kikaba gifite umutekano wizewe so rero ntabwo bikomeye ahubwo ukinjira muri application urinjira ahanditse gufungura account uyifungure ubundi winjira ahanditse category uhitemo igikoresho ushaka gushyiramo ugishyiremo nurangiza biguhe garanti yuko kiba gifite umutekano wacyo mu gihe cy'umwaka telefone ni 1200 gusaba gucharginga kugira ngo ibe iri registered tablet ni 1500 kamera ni 5 televiziyo ni 5 computer ni 5 ukabasha kuba waba ushinganishije igikoresho cyawe mu buryo bwizewe so rero ikindi kintu nababwira kuri na application nuko hari uburyo bwo gutanga akazi kuba agent abantu bazajya babwira abantu bakabereka uko bayikoresha ngira ngo nkuko muri kubibona application cyangwa se aba developer bakorera hano muri Centenary ibindi mushobora kumbaza nanjye personal kuko by'ina application ndabizi byinshi ariko kandi mushobora no kunyura kuri izo nimero mukabavugisha abashaka akazi kuko ngira ngo abashaka akazi muri benshi namwe mushobora kubavugisha bakabaha akazi mu buryo bworoshye kandi bwizewe gusa sinarenze ingohe yero pepa yaraye isohotse nayo yatunguranye sinzi niba wowe wari ubyiteze ko turi bubone itangazo rimeze kuriya ariko wenda nta nubwo aricyo nshaka gutindaho cyane ahubwo nuko kiri related ahubwo n'ikintu kimaze iminsi gihari kijyanye n'abakono
ni ikintu ushize tuganira warambwiye uti iyi sije ntabwo ari ikintu bavuga gutyo gusa nza kubona impamvu y'ibyo wambwiraga. Ni ibintu byabaye mu buryo navuga ngo ni mu bihe bitandukanye. Byahereye ku itariki 9 ngira ngo z'ukwa 7 ubwo habaga igikorwa nyirizina. Kuri 18 tubona declaration ya FPR. Kuri 19 niba nibuka neza nibwo twabonye tweet ya Gatabazi avuga ati imbabazi. Nyuma yaho tubona le 23 nibwo habaye kongre. Yego. Haba kongre ni nabwo umutware arya ni kazoza ubwo yahagurutse avuga ko ari nyirabayazana wabyo baraseka. Yego. Ibintu bikomeje kuba binini niko navuga. Karegeya nyuma y'iri tangazo ibintu urabona byerekeza hera aho ngaho wenda kugira ngo uravuga ko bikomeza kuba binini ntago navuga ko ntibiraba binini. Bizarenga aha bikomeze. Yes. Igikorwa cyateraniyemo abantu 600. Yego. Cyangwa se 100 ngahe. Yego. Batari abantu basanzwe batunze ku gafaranga. Igikorwa wagiye mutanze amafaranga. Yego. Cyo ni icyambere. Cyateguye igihe kingana iki. Icya kabiri umuhango wabaye. Ntago kwabaye gutora. Ntago kwabaye gutora umwami. Ashobora kuba yaratowe imbere. Habaye kumwimika umutware nako. Habaye kwimika umutware w'Abakono ngo bamuha n'ibirango yemwe. Yego. Barabyina n'imishanana hari utuvideo twagiye tubona. Ntabwo rero igikorwa cyateguwe igihe kingana kuriya. Igihe kingana kuriya ntabwo bakigizemo uruhare abaje. Yego. Abatumiwe hari abagiye kubera ubushuti bafitanye n'abagenzi babo, abagiye babizi, abagiye batabizi, ababyinnye, abafashemo ijambo, aho bose ni amakategori. Ariko n'abagize uruhare muri iyo nzira kugira ngo kigerweho so baracyari benshi. Hari reaction nyinshi zishobora kuba, sivuze ko byose bizaza ari yellow paper, hari abazabona white papers, hari abazabona calls, hari abazahamagarwa baganirizwe. Ni byinshi bizakorwa kuko ku gihugu nk'iki kiza agaciro k'ubumwe bw'Abanyarwanda hakabamo fenomene nk'iriya ikabutisa. Hari ibikorwa byinshi byagiye biburizwamo ariko kira nticyaburijwemo. Byarangiye Kazoza bamuhereje icumu n'ingabo. Abyumva nta cyabaye. Hari inzira byaciyemo igikorwa gitegurwa, invitation, reservation ya hoteli, abantu kuhagera, amadiskuru. Ese nta nzego zagikurikiranaga ngo zimenye ko n'uwo muhango urabamo? Niyo ngabo iratangwa n'iryo cumu. Hanyuma se ababimenye itangazo rya FPR ryavugaga ngo kubihishira kugira gute harimo kubishyigikira harimo mbese kubimenya ntutanga amakuru niko nabyita. Wari uzi ko baratanga harimo ibintu 5 nibyo navuga. Kwimika byose ubonetse wese. Yego. Umutware subonetse wese. W'Abakono umutware w'abantu subonetse wese. Icumu ingabo. Icumu niryo kurasana, ingabo niyo gukinga. Muri society isanzwe ifite abakinzi, ifite abarasanyi, hari icyo bisobanura. Nibyo nkunda kuvuga abantu bakamwe nicyo bita gusesengura nyine. Nibyo nkunda kuvuga abantu bakavuga ngo nabiremereje. Mon cher. Cyokora unyimitse ukampa ipine. Wabwiye uti wenda uzatwara imodoka. Sibyo ibyo ngibyo gutwara byo Abanyarwanda bose baratwara. Ariko numbwira ngo numpa hari ikiganiro twakoze ku Ijwi rya Amerika ngira ngo umuntu witwa Musasizi aravuga ati ahubwo bagomba kumwimikana na Karachinikovu. Karachinikovu arya muri kino gihe bayita ngo ikimanza ariyo bita SMG. Imbunda. Ariko n'icumu n'ubundi ni ikimenyetso ku munyarwanda. Umuheto ni intwara. Icumu, umuheto, ingabo. Ibyo ni ibintu by'urugamba. Ni ibintu njyarugamba. Ni ibimenyetso. Ibyo bimenyetso bibiri yahawe nibyo byatumye ubiha imboni ya kudeta. Oya
ntabwo mbyita kudeta kudeta bo ni bifatwa nko kuvuga ngo ni ukwerekana ngo wagaye umurashi wagaraye umukinzi nkuvuga ngo bakono mwe dore kazoza wanyu muhaye icuma zabarasanire muhaye ingabo zabakingire abakono bande b'abanyarwanda so nubwo ngo bakono bakuye mu banyarwanda ubahaye umukinzi n'umurashi umurashi uzana bakingira so kubyita kudeta ni nabyita ni nko kuzamura muri analyse bufete ugiye no mu mategeko none se sibyo n'ejo muri ibyo navuze cyagiye umpa video k'umuhungu washyogoragije na gitifu kuri kwidarapo gitifu mwashogoranye handi ariko kwidarapo abantu bati uri kubikabya ubusivura yakunyagira urifite ukaryitwikira twarakurokotse nabyumvise ariko no ngiyo mu polisi rero kumara abantu oya ikintu ibintu bigira uburemere butandukanye umujura w'avoka n'umweskoro w'amafaranga n'uwasuzguye ikirango cy'igihugu no baratandukanye niba idarapo utaryanikaho amasaka ukaba utaryitwikira mu mvura ubwo se urashaka ntabwo ari igitambaro urukiko si urukiniro niyo mpamvu ubona umucamanza kubita akanyundo iyo urimo hari amabwiriza ugendera uwo waba uri we wese niyo waba uri umusirikare ku rwego runaka akavuga ngo imbunda ntuyinjirana umucamanza arabikubwira cyangwa se urubanza rugahagarara aba ari umuntu ukomeye hariya nuko ubimenya ni question yo kugira ngo kubaka abantu kugira ibyo bubaha ukamenya ibyo ukina nabyo n'ibyo ugomba koroshya naguhaye urugero ko n'inote y'igihumbi utayitekeramo cyangwa nigeze kumva umuntu wari wacuruzaga ibiyobyabwenge muri za ni Colombia ngo umwana we yishwe n'imbeho atwika amafaranga ntuza se Pablo Escobar uriya ariko urumva n'ubundi arakaze ibyo nabyo ni penal ntago wayipfunisha inote ntushobora kuyipfunisha ntushobora kuyitekeramo itabi igikorwa cyose kigayitse ntago wagikora ku mafaranga none se mba ndemereje ibintu mbwiye abantu kubaha ibirango by'igihugu so rero usibye ko harimo abatanze komantere avuga ati yaganirizwa buriya kuganirizwa nayo ni indi etape ariko nuriya yaramuganirije uwo mubwiye ngo subiramo ni nko kumuganira nko kumugira inama kuko ntabwo yahise avuga ngo biragenda gutya oya wibuke ko ririya sezerano rihabwa agaciro ari uko umwanditsi w'irangamimerere nawe amaze kurahira yemeza inyandiko urakora inyandiko ambone diforme uko yanditse uko biteganywa ufashe ku idarapo uzamuye akaboko nawe n'uwikoreye imbere akore nk'ibyo ubwo se wambwira ngo yaha agaciro ibintu nawe utagahaye so nta gaciro biba bifite so rero nicyo nshaka kuvuga ngo ibyitwa ibirango kwimika umutware w'abakono icumu ingabo ndakurahiye pe n'umwana wawe cyangwa mukuru wawe nagaraduwetinga ibyo ntuzabimuhe uzamwite ko ari umunyeshuri warangije kwiga ntuzamwite umutware ntuzavuge ko umwimitse nutanga diplome ntavuga ngo ari imitse uwambika toje ntavuga ko yimitse hanyuma rero ngo uzamuhe dictionnaire sibyo cyangwa se umuhe encyclopédie cyangwa se umuhe igitabo cya economy niba ari byo yize ariko ntuzamuhe kashe y'igihugu ntuzamuhe idarapo ry'igihugu ntuzamuhe hari bidakinishwa erega ni naho byose bituruka nizo za Euro paper ni nk'ibintu nk'ibyo abantu baba bashobora kuba baragiye boroshye nama y'abakono baravuga kuki wagumye gukurikirana hapanze iki kuva hatumiwe bandi amagambo apanze ati igikorwa cy'umunsi ibikorwa biraranga uwo munsi ni ibihe so rero uwarangaye cyangwa se agashyikira agahishira abizi cyangwa akaberereka ngo bitamvaho nk'utaragiye muri uriya muhango ariko nubundi ntavuge babyumva kandi afite amakuru nka gavana cyangwa uriya meya wa Musanze ntari kuri ruriya rutonde hari ubwo yigeze agera mu Kinigi niyohereje vice meya ariko yabonye imeri ariko yari abizi yari yatumiwe nka meya bibera mu
mu muntu uzo ntiharimo gitifu wa Kinigi yego aha we yaragiyeyo urabyumva visi mewe yahise yegura yego rugikubita so hari donc perezida akunda kubivuga ngo murabizi murabibona mugaceceka so hari kubimenya reka ngurugero rusanzwe mu buzima busanzwe JALAS rufite imyaka wenda 30 ubu nkubone ushodekanye n'akana k'imyaka 14 mpamagare turi muri hoteli runaka hadusange urigure ndimire mpave nakubwiye ngo urimo urakina n'umuriro kubera ko uri kumwe n'akana kuko nakuguriye singe nagasohokanye ariko nibimenyekana ko nicaye ku meza na JALAS ari kumwe n'akana akambwira ko bafashe icyumba nkava ntabivuze nakabiziza cyane ubwo barongera bavuga rero ngo mbaye umupolisi namara abantu neze sibyo kubimenya yego bo responsibility ntago zingana kubibona guhishira nabibonye ko JALAS ari gutereta akana simpamagaye iwabo wakana simbwiye JALAS ngo bireke singize nte simpamagaye inzego sindiki ndi munyarwanda bwoko ki ntacyo ukoze no oya so ibintu bigomba kuvuga mu mazina yabyo n'uburemere bifite nibyo byiza byatuma nibyo byiza bituma ushobora kubaho nta rwikekwe yego naho kuvuga ngo ubitse amabanga ya runaka umunsi yagaragaye se ko azavuga ngo nawe wari uyabitse none se nyine okay ntacyo reka ubusa nturi kubona none uri kubona aho bigana gatabaza amaze igihe kingana icyo atagaragara uzaho ari ibyo ari gukora ibyo ari kuvuga amakuru ari kurekura none se niba yarabihishe agatangira gusaba imbabazi yabihishaga yumva ko bizagenda bite biragoye aya ntuzambitse bene ayo mabanga nzabivuga uko biri yego right reka mbwire ababyeyi badukurikiye n'abandi bose mufite abana bakiri bato cyane abana bato cyane mukeneye ko bagira ubumenyi bw'ibanze hakiri kare mugane muri école maternelle Ndayisaba Fabrice ni ukuvuga ngo ni ishuri riherereye hano mu Gatenga cyangwa se Kicukiro munsi ya Ziniya hepfo y'isoko kabisa urenze handi ku makara ujya mu Gatenga uhita ubona iryo shuri ni ishuri ryiza cyane ryigisha mu buryo umwana ashobora kuba yamenya igifaransa byoroshye imikino buriya hari uburyo abana barerwa ariko abantu ntibite kuri talent zabo ariko talent hano ni ikintu kibanze cyane bafasha kudevelopa kandi mu buryo bworoshye so rero ushobora kubahamagara kuri 0788 ukabasha kuba nawe wagana muri iri shuri cyangwa ukajyana nawe wawe akabasha kuba yagira ubumenyi bw'ibanze kandi bwiza bwizewe so ni ibyo ngibyo rero turi kumwe kandi na mwarimu Clement mwarimu nakomeje mbabwira kuva hambere ni umwarimu gufasha kubona permis na provisoire mu gihe gito abantu mukeneye kubona driving license cyangwa se uruhushya rwa burundu rwo gutwara imodoka mushobora kunyura kuri Clement mu buryo bworoshye aragufasha abakeneye kubona provisoire hagati y'iminsi 3 n'irindwi abagufashije kandi umwishyura wayibonye ndetse no kuri permis by'akarusho nabonye yarabyongeye ko ushobora kuba wamwishyura ruko umaze kubona permis kubera ko we gahunda nta musibire ibi mbabwira ndi umutangabuhamya wabyo kuko nanjye yaramfashije mu bihe bitandukanye niwe wamfashije muhamagare kuri 0788 ubundi uvugishe mwarimu Clement nawe abashe kuba yaguha serivisi nziza niba ushaka kwiga ndetse ukabasha no kuba watunga uruhushya rwo gutwara imodoka.